Ndabasuje mwese aho muri hose, amahoro y'Imana bane namwe. Nkunda kuvuga ko Imana yaduhaye ubushobozi bwo kumenya, tukiga tukamenya ibyo tutazi. Reka rero tumenye. Njye ndi muri amafaranga kuri Rwanda TV. Ikiganiro ni imizi y'ubuzima. Iyo yavuze ngo ijambo Nyungwe, byanga bikunze ni ijambo usanzwe wumva. Ese uriziho iki? Ibyo tugiye kugufasha kumenya. Reka tunyarukire mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, aho niho hari parike ya Nyungwe, parike ya kabiri nini mu Rwanda. Ese kubera iki yitwa Nyungwe? Yashinzwe ryari? Ni ayahe mateka yayo? Ibyo ugiye kumenya humura. Ni amasaha 2 n'igice gusa kuva mu rwa Kigali ugera muri Nyungwe. Nyungwe niyo pariki ya kabiri nini mu Rwanda, aho ingana na kilometero 1019. Uko iyambere ni Akagera kangana na kilometero 1120. Nyungwe ikaba iri mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, ikaba ihana imbibi n'umupaka w'u Burundi. Yatangiye kwitabwaho ku buryo bw'umwihariko mu mwaka w'1933 na leta y'Ababiligi ubwo bari bakoroneje u Rwanda. Gusa uko Nyungwe ingana ubu siko kera yanganaga, kuko kuva mu mwaka w'1958 kugeza mu mwaka w'1973 Nyungwe yagabanyutseho kilometero 150. Ibyo bitewe n'inkongi y'umuriro ndetse no gutema ishyamba mu buryo butemewe n'amategeko. Parike ya Nyungwe yaciye agahigo ko kuba ari parike ifite ibinyabuzima bitandukanye cyangwa se urusobe rw'ibinyabuzima, aho ifite inyamaswa z'inyamabere amoko arenga 45, kandi ikaba ifite amoko arenga 43 y'ibikururanda. Ifite amoko y'inyoni arenga 300 ndetse n'amoko 130 y'ibiti. Ntitwakirengagiriza amazi asuma y'akamiranzovu ndetse na ndambarare. Aya ni amazi amanuka ahantu hejuru ku rutare akagwa hasi. Yewe ntitwakirengagiza inzira yo mu kirere iriyo izwi nka kanopi waka. Iyi ni inzira yambukanye imisozi, aho iva ku musozi umwe ikagera ku wundi. Nawe wakemera ko wagiye muri Nyungwe utaranyuze muri inzira ya kanopi waka. Ibi biri mu bituma abanyamahanga bahurira i Rwanda. Nyungwe aho zirimo inyamaswa zitandukanye n'imbogo ndetse n'inzovu, gusa ntibikibarizwamo, kuko mu mwaka w'1974 nibwo imbogo ya nyuma yari isigayemo yarasiwemo cyangwa se yishwe n'abarushimusi. Ndetse bidatinze mu mwaka w'1999 nibwo inzovu za nyuma zishwe. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu nta mbogo cyangwa se inzovu wakongera kubona muri iri shyamba rya Nyungwe cyangwa se muri parike ya Nyungwe. Dusubiye inyuma gato mu mwaka w'1984 Nyungwe yagabanijwemo ibice bibiri, aho gukura imbaho ndetse n'aha parike. Mu burengerazuba bwa Nyungwe hari umugezi wa Kongo, naho mu burasirazuba bwayo hakaba umugezi w'Akagera. Nyungwe yemejwe neza nka parike nationale y'igihugu mu mwaka w'2005. Yemezwa by official inashyirwamo abarinzi kugeza uyu munsi. Yiswe Nyungwe kubera ko habaga ingwe nyinshi cyane kandi n'ubu ziracyabarizwamo. Iyo yari Nyungwe twakubwiraga. Iyo ni Nyungwe abanyamahanga barara barota, natwe abanyarwanda buri wese yifuza kugira muri Nyungwe kubera umwihariko waho n'amateka yaho. Ni ishyamba rinini cyane ryiza rifite amoko y'ibiti atandukanye, amoko menshi y'inyamaswa ndetse n'ay'ibiti. Ni Nyungwe ifite ubunini budasanzwe, ifite ibiti by'amoko yose. Iyo yari Nyungwe, parike ya Nyungwe iherereye mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Rwanda. Njye nari amafaranga kuri Rwanda TV. Musigarane amahoro y'Imana.